babandi bambwira reka tuguhe pasi arabakomeje kubikubwira mbese oya hari ukuntu iyo umuntu ari umusore ubu uziranye n'abajama benshi bakavuga ati man naguhaye pasi umukobwa runaka utuye ahantu runaka ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro meza ndetse n'imigisha ituruka ku Mana wowe uherereye hirya no hino ndakwakiriye mu biganiro byacu nkuko bisanzwe rero ni hano ku Iwacu Toke ndi kumwe na madame reka abasuhuze hanyuma twinjire mu kiganiro muraho neza abakunzi bacu bakunzi b'Iwacu Toke mumeze neza natwe turaho turakomeye turashima Imana no kuri hano muri Kenya ni amahoro dukomeje gushimira abakunzi bacu abafana bacu bakomeza kutwereka urukundo rwa buri munsi bidutera courage nyinshi abaduhamagara tubwira ngo mukomerezaho mu by'ukuri twumva ko dukurikirana bikadutera courage mugira neza rero turabashimiye nanjye nitwa Kamariza Divine ari wobaje wenda mushasha ari mushasha tanzi cyane kwivuga ni byiza no muco Kamariza Divine ndi mama w'abana babiri uyu no mutware wanjye yitwa Frank Ntagawa ndi umusegege mwishwa w'abahiga unshatswe mu bahondogo murakoze cyane urakoze kwibwirana ndetse no gusuza abantu kagatahura sa neza sure wakoze cyane nawe usa neza kabisa ariko nabikubwiye before thank you yes ubushize twababwiye part 1 ya love story yacu yego ubu rero tugiye kubabwira part 2 kandi niho hari amakuru rero niho hari impuru yahaye urukundo rwacu ahanini amagambo aremereye yes ndahibuka twabasize ahantu havuga ngo maze kubibwira ababyeyi banje bambaza abari bo babwira ababyeyi bawe ndetse na sokuru wawe bamenya sokuru wawe kubera ko papa wawe akiri muto ntibabashije kumumenya ariko mbabwiye sokuru wawe baramumenya bati turabazi bigeze kuba ku ndondo bave ku ndondo baja mu mibunda so turabazi n'abantu beza abantu b'umuco rwose nta kibazo nimba mubirimo neza mugende mukomereza aho ngaho bampa courage none nawe wamutangiriraho kuva mu munsi wabibabwiye ko babyakiriye karibu yego tutarakomeza rero ni ugukomeza gushimira abantu mu by'ukuri twungutse inshuti hano Iwacu twungutse abantu benshi badukunda ndashimira mushuti wanjye maze kumpamagara mu kanya twa Divine Buhiga ambereye mamdogo aba muri Norvège ndagushimiye ndagusuhuje ndagushimiye nyine ko wabitekereje ushaka nimero uramamagara bagize neza ndashimira n'abandi benshi cyane baguhamagaye nanjye hari abantu benshi bagiye bamamagara bari mu bihugu bitandukanye turabasuje kandi tubahaye kaze mu biganiro byacu kandi mukomeze mudukunde natwe ntituzabahemukira cyangwa tuzabatenguha habe nabuke kandi ntituzigera tubabwira ibintu bibi za bindi ngo gusebanya kuvuga abandi bose umurongo wacu kuganira n'abakunzi bacu ibyubaka lifestyle
ubuzima busanzwe tu so turabasuhuje n'ukuri hari abantu benshi bagiye bampamagara ndabagiye ubibona muri Amerika umutipe bita Deo turagusuhuje data baraduhamagaye kandi baduhaye n'inama hari akantu yambwiye ngo tuzacenjinga narakakubwiye wagize neza inama zanyu nizo tuba dukeneye akenshi n'umutipe bita Ruhanga batwandikije muri US aratuganiriza kugira ko akunda ibiganiro byacu kandi dukomereza duha courage turagusoje nawe cyane ukomeze ugubwe neza hari undi waguhamagaye muri Australia hari undi washaka gusuza bofu wanjye n'umufana ukomeye cyane wacu talk yitwa Bonk atuye muri Australia yagusuje cyane Papava n'undi mushuti wacu nyine ubwo nyine yabaye mushuti wacu already kuko ari umufana wacu kuko numvisha ajya dukurikirana cyane yambwiye ibintu byinshi ajya dukurikirana nyine numva n'umukunzi wacu yitwa Sandrine ni sister wa Bofu nawe wa Australia ndagusuje cyane mama Hiro komeza ugubwe neza yes turabasuhuje mwese abashuti bacu kandi mukomeje kutwereka hano baduhamagaye tubana umunsi ku ariko badukurikirana courage aba mu Rwanda ndagusuje Karire n'abandi benshi cyane abo duhura hano mu mihanda abo ntavuze suko nyine mba nadirengagije ahubwo ni benshi ndabasuje cyane mukomeze mugubwe neza abantu bacu ntaringeze story wari ugeze ahantu havuga ngo nahavuze tukomereza nanjye ntiwahise ubimbwira ngo njye kuvuga mu rugo njye rero kuvuga mu rugo kubera ko nawe mfite undi navuze birapfa ntabwo ubyibuka ndabyibuka nyine umunkuraho kubera urukundo rwawe rwinshi naragukunze cyane bwezaho ntabwo undi muntu urumva ko nagukunze bikomeye urumva rero nari mfite undi mutipe nari navuze mu rugo wari warakunze sinamukunze cyane nyine mbese byari byamenyekanye nyine usibye ko batari bageze mu rugo kubivuga ariko yari ahari birapfaga nyine kubera impamvu zitandukanye kubera intuzi narabaransinze nyine washize ku munzani mbese hari ikintu bita urabyumva cyakoze k'ifaransa z'ucumba naracize ibi bita gute hari ikintu beka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo wenda hari abakunzi bacu tutaza kubaremerera ariko nkaho wenda nabumva igifaransa baratwumva bivuga mu ndimi zose igifaransa ariko nyine sinshaka kugira urubanza mbogamiramo hari ikintu nyine narabaransinze mu yandi magambo nashize naragereranyije aba ari wewe utsinda urumva rero nari mvuze kuhita mbivuga mu rugo byabanje gusa nk'ibingora nkabona hari wenda ntibari buhite babyumva ariko nafite papa wanjye unyumva cyane cyane ko ndi n'imfura mu rugo umuko wa mbere ni nk'imfura nawe imfura se ndi imfura ya papa wawe ni nko kubyara umwana wa mbere biraryoha birishimirwa nabibabwiye numva nabo barabazi barabyishimira gahunda nyine zirakomeza nyine iwanyu batabaza mu rugo kubaza barabaza icyo gipindi kiba kivuyeho cyo kubaza ukaza wiyumva gute kaza niyumva umukobwa ukowe kaza ntangira nyine kugenda nitwararitse cyane ko twakoranaga nukoga turangije guys bajya kubaza mu rugo nyine ubwo bambaye booked noneho arasigaye noneho tuba twinjiga mu rukundo rwa rundi mu nyarwo noneho ntabyo biro nubwo twari turasora save the date ariko urumva iyo kera abantu babajije hari ukuntu nyine uba wabyegereje umutima cyane kera nari nabaye mu kazana abahondogo kuriya kera hari ibintu wazi ugenda utsinda
none se wari kuvuga nk'ikintu kigiye kwitiranwa n'izina rya mama cyangwa rya papa deja hari ukuntu nyine waza ugenda kera wicara ku ruhande aho kubwo nyine kubahereza hari icyo bita mu cyongereza ngo value cyangwa mu gifaransa valeur cyangwa mu kinyarwanda w'umuntu byumva agaciro kubera guhereza ababyeyi agaciro baranagakwiye cyane tugatsinda nyine hanyuma noneho turakomeza turakorana dukundana ariko noneho byari bigoye ariko noneho ngaho oya ahubwo kera wasimbutse noneho bimaze kuba official bamaze kubaza tumaze kwiyakira mbese maze kuvuga ati kera kuko nanjega amagambo agiye kuba make n'amatelefone agiye kuba make guhamagarwa gusa n'uje wese ubwo rero ngiye kuba umuntu usa nkaho nyine kera ukoye so namantangira kwitwa usa nkaho she sobanura ukoye mbese kera nari umuntu nyine ukoye namavata amagamba ngo kubona umusegege respect umuntu kunyibwira ngo umusegege nimba nawe mfite gutera igipindi nkama mvuga amagambo abazi ntangira kwitwararika kuvuga amagambo make yani amatelefone nta gupfa kwitaba amatelefone cyane menshi babandi bambwira reka tuguhe pasi hari abakomeje kubikubwira mbese oya hari ukuntu iyo umuntu ari umusore ubu uziranye n'abajama benshi bakavuga ati man naguhaye pasi y'umukobwa runaka utuye ahantu runaka jewe kera iyo level nayo nayirenze kuko kera nayo navyegereje umutima numvaga nyine byarangiye nuko noneho itutangirira uburyo nazaga kugufata buri gitondo nyine narimvuze ngo aho twahisega twinjira mu rukundo noneho nyarwo ariko rukaba ruragoye nawe utekereze nk'umuntu mukundana mukorana muri ofisi imwe biragoye mu kazi mu gatondo muri kumwe saa sita nimugoroba nta kuburaho amakosa ni ukwitwararika nyine nawe urabyumva ariko wamugane se biragoye ikintu nabonye kigoye ni ugukorana n'umuntu mukundana biragoye sana kuko ikiwe cyakaza kikugora cyane ikintu cyazaga kingora turahagera ariko turahagera ndakubaza isi kimwe ndavuga nk'ibintu nk'abingahe byazaga bingora nuko turakomeje nyine turakundanye urumva ko wari utuye muri iki nkatura maji hakaba igihe nyine uza kuntora wamushaka gusa nk'aho ari buri munsi ntabwo ariko akenshi nubwo ntazaga wibuke ko naguhamagaraga wenda mu gatondo tugahura nka stage tukajyana bisanzwe tukajya mu kazi ariko nyine mu kazi ibaze ko icyo gihe twarinze dusora save the date nta muntu ubizi mu bantu dukundana nabo barabanza kubivuga barabikekaga ariko ntago barishu kuko mu kazi akazi kari akazi kabisa twinjiye mu kazi nukongera kuvugana nyuma y'akazi turakundanye ariko nyine bigoye jokes ziragabanuka habaho ikintu noneho cyo gusa nkaho tugabanyije amagambo kugira ngo mugenzi wawe atakubonaho ikosa cyangwa atakubona nkaho utari seriyo bivamo anytime so twamatuba yani umuntu kuri mugenzi we yama yifata arifunga aritwararika kandi nk'abantu benshi banzi twakuranye banzi ikintu cyitwa igipindi umuntu uvuga cyane ariko nawe nari mbizi nabonye n'umuntu wateye comment kuri kiganiro twakoze ubushize twariganye ubu ni pasiteri Mutabazi turagusuhuje aho hakurya na Kivara nabonye atera comment aravuga ati Frank kuko twariganye cyahubwo waragabanyije uzi ukuntu wavugaga kuko natera igipindi mu kigo ugasanga abantu banshungereye sawa urabigabanyaga mama mbigabanya ariko nari mbizi
si ukuvuga ngo sinari mbizi wenda nari byari kukubangamira wari uzi uko gira jokes nyine turakundana turakomeza turakundana habakabamo uduchallenge nyine tw'abantu bakundana bisanzwe noneho imagine gatwebwe twaranahoranaga ntihabura kuri umuntu muhorana nti wo mubura hagakosa ngubone nkaho atakoze neza nimba hari ikintu cangoye no kubona iyo nabonaga bwije umwatashi wabo undatashe hatabayeho conflict oya conflict tambara oya conflict na makimbirane oya mu Faransa ni intambara eka ariko no mu Cyongereza ni intambara gusa uwo bisobanura mu buryo bitandukanye ariko nyine tubazo nyine wenda yakoze akantu katagushimishije karakara kumva nyine wakwazitse ukuntu so iyo bwiraga tugataha amahoro tugatandukana ugataha iwanyu nanjye ngataha iwacu nta kantu kabaye nyine kaga challenge numvaga merewe ariko kandi bikaba byiza nge ahantu byambereye byiza nuko twahoranaga ngira igihe cyo kwiga nawe nubwo nyine wanyigaga tubana ureba iyo avuze gutya biba bimeze gutya arakara gutya bigenda gutya akunda iki yanga iki tugiye igihe cyo kwigana nanje narakwiye ikindi bigasaba nyine ntuze ukaba ufite nyine niba navuga nk'umutekano kuko muhorana nta kuvuga ngo wamubuze kwakunda abantu batizerana ngo ya ngese ngo ko atari gufata telefone jewe ga nta mpamvu yo kumpamagara nabaga ndaho nawe uraho telefone yanje akenshi ari wowe uyifite nanje akenshi mfite yawe hari n'umuntu wabivuze yitwa Jeanne atuye hano Giturayi twarabanaga ngo mama afite abana babiri turagusuje Jeanne nawe twarabanaga arabizi nabonye yandika ngo ari igihe ngo yabonaga nzanye phone yawe akenshi waza gutahana phone yanjye nanjye ngatahana iyawe none mu rugo telefone cyari mu rwego nyine ko kwizerana birushije buriya sinzi impamvu wabikoraga wewe wabaga ugamije iki utwara telefone yanjye kayirarana ukayizana mu gatondo nta kubinshizeho nyine umubwira impamvu wayitwaraga cyangwa n'igihe abantu baguhamagara wenda ukuntu wabitabaga ukababwira nyiri telefone nta munsi nigeze nitaba usibye abantu nyine tuziranye hari ukuntu nyine twari tumaze kugira inshuti zisa cyangwa ba brother bawe ariko nka papa wenda ari kumpamagara cyangwa mama cyangwa bavandimwe banjye nta nubwo byabaye kenshi byabaye nka kabiri aho kabiri se ntago wahuriranye na call zabo twavuga mu kazi saa 4 nyine wayitwaraga kubera iki njyewe nayitwaraga ahubwo ndetse ni nawe wabizanye nimba nawe waragiraga ngo yaje ndasobanura impamvu nayitwara warambwiye ngo tuzana ngo cyane no phone yanjye ariko byari mu buryo bw'urukundo bwo kwiyumva ahubwo wowe niwe wabikoze nje impamvu nabikoze nta kintu nari ngamije gihambaye nje impamvu nabikoraga cyane numvaga ari kukwereka ko nkwizeye bikabikwereka nyine ukumva ko no mugena guhaye telefone yani nta kibazo nanjye igihe natwaye yawe nyine ukumva ko nta kibazo gihari so niyo mpamvu cyane nayitwaraga ko turakomeje turakundanye tugera ku rwego rwo gusora save the date amatariki twayishyizeho bihurirana na corona kandi nano twari twateguye kubukorera nibwo kibaye kariho bubera kubera keri kanisa twari twarishuye nyine sale aho uko bizabera hanyuma ntibyaba bikigenze n'ahandi ahubwo hari nza nibuka n'ahantu hari kubera muhuro twari twarahishuye kuko nimba wibuka neza tuja gusora save the date nico gihe uhuru yahise atangaza ko bafunze
kandi deja twari twamaze kugura ibintu byose kabisa hari habura nka wiki imwe. Ahubwo njyewe mu rugo bansabye ko twobisubiza inyuma ariko noneho ndeba iki kintu cyakora tuzigiye kizarangirira so birongera kandi bigira imbogamizi kuko kera ababyeyi bari baje banjye bavuye mu Bugande noneho rero kuvuga ngo bategereze wenda nk'igihe corona izarangirira biragorana. Tutakora nyine icyo gihe dusora save the date. Dusora save the date. Ndanibuka twavuye hano mu masaa 6. Mbabyibuka duhurira hariya Nyawayi turi questinga Uber turagenda na Umoja muri studio ya Ganza. Niki cyabereye aho hantu mbere yuko tugenda wibuka? Mbere yuko tugenda yuko tujya Umoja naje na moto mvuye Maji usanga hariya Nyawayi. Mbere yuko dufata imodoka sinibuka sinabesha habaye imvura yaraguye se. Oya habaye nasanze ufite impeta agapetura ka fiança urambwira ngo ushaka kwinyambika urambwira ngo ngo nayiguriye hariya ngo nuwona utayikunze ngo mbwe ngo tujye kuyihinduza urabyibuka? Yo nabyibutse. Ntabyo wibuka gashe? Nakubwiye ngo nabyibutse. Oya wisubiye inyibutsa nyine mbise mbikurura ndabyibuka. Ndakubwira ati ni keza takambara kari kanampenze cyane keza gusa nyine nazindutse ari mu gatondo kare njya kukagura. Bari mu rwego kugira ngo wenda utaza kugira wenda ugasanga katakweneye cyangwa se singakunze. Ndabyibuka kabisa umaze ngo byari impeta nakuguriye niba wumva utayikunze tugende uyihinduze. Turagenda turi questinga Uber turagenda twarimo tuvugana na Ganza ndetse n'uwatwambariye yarari pare wacu sanza amahoro. Nuko turageze dusanze akiri mu kazi atweretse ahantu twicara hari abandi yararimo shootinga baradufotoye wakuruye cyane kandi hari ibibazo nshaka kukubaza nabyo ndabisubiza ariko urashaka kuyigira ndende cyane. Igomba kuba sinahubwiye ngo ifite nka part nkazine n'inkuru ya nuko turategereje garasoje agiye kudufotora aradufotoye. Hari huzuyemo abantu benshi kubera ko niyo yari studio yari igezwe ico gihe abantu benshi basoraga ama save the date yari na ico gihe save the date yari nahenze cyane 14 ari henze sana. Udufoto twiza n'ubu ndacyatugira twiza kabisa twiza ahubwo nzadushira kuri thumbnail abantu batureba ukuntu ari umeze. Tuvayo twaciye tuhita tuvayo dutaha. Oya hari ahantu twaciye gusura umuntu inde Makire tuye Kayore ega sinobyibaga n'ubwo yaciye urabyibuka kabisa ariko twese tujya gusura umukobwa wacu wari wabyaye twa Makire mama Pamela na Morgan. Twaranamuhembye namusigaye envelope twamusigaye envelope tuje kwa Makire atwakira turataha tugere mu rugo tuyishyira kuri stati. Oya yaratinze kuza none nkabwira Ganza papa uko watinze kuduha ifoto ngo murindire ndimo kuyikora yaje kuyohereza saa 4. Wibuke ko twayishizeho saa 5 n'amafunga telefone sanga ibihigo zabaye ko barahamagara banditse nayishizeho icyo stati nabati ni nkomeza nindafunga phone ndarara mbona kandi narakomeje bakamamagara bakanyandikira ndazisubiza zose kabisa. Nuko burakiye mu gatondo mwibuke ko twari tukiri gukorana bad ico gihe twarakoranaga mu kazi noneho ari mu gitondo gatwayisohora sonda ahubwo uwo munsi ngira ngo nawe ari gukingura akazi sibyo wabyutsega uje kuntora turagiye twashitse mu kazi guhera ku bantu bakora amasuku baho hanze abantu bose ngo Frank ngo kumbe muri kwa serious
ibaze ko n'abantu twakoranaga mu kazi batemeraga karibyo bari bazi ngo ni kubera nari umuntu ukiri igipindi cyane nk'abatera igipindi ibo bamabagira ngo jokes noneho babonye save the date barumigwa ngo Frank kwani muri kwa serious binakamariza ati nari serious buriya gusa nuko nyine mwe mwabonaga nka hari igipindi nuko noneho mu gitondo nsanze ama message aruzuye abatumye marikoda bampamagaye abanditse uwo munsi navuga ko ntakoze akazi kuko niriwe nsoma ama message koga ngo amare uko turakomeje turakoranye bitadukora ubukwe abantu twakoranaga akazi kose karafunze hose kabisa ofisi yose yarafunze uwo munsi nta muntu wafunguye nabo tutakoranaga ahubwo bandi twari tugize nyine nako indi branch yacu yari badika nabo ntibakoze abandi babaga dika rumva n'abandi ba rosters bose ntibakoze baza mu bukwe nubwo bitari bigeze noneho neza ko hari kuwa kane dukora ubukwe kuwa gatandatu Uhuru atangaza ko bafunga nimba ari umuntu ufite ubukwe yemereye abantu 50 ndabyibuka 15 za 50 turadiringa kwa chief baratubwira tubasaba abantu 100 baranga ariko n'ubundi abenshi bari hanze nukoga noneho urumva ko abo bantu twakoranaga urumva ko banaje ntibaninjira oya harabinjiye bagiye gutanga impano no banabahaye n'indirimbo sinzi uko uzubyibuka barabyina bo twakoranaga barabyina ubukwe burabaye burarangiye tugiye mu rugo turabanye kugeza n'ubu story birarangiye wasimbye nasimbye yewe ubukwe burabaye tuvuze ibyabereye mu bukwe no nawe yes twavuze ko reka n'impuru yahaga reka mvuge mu ncamake nuko ubukwe burabaye nuko twasohotse nka 8 kuko uwo munsi yari amakwa 2 bari kudushingira turi 2 so turasohotse tugiye kwifotoza ahantu bita ni hoteli yitwa gutyo Tripo niri yaje ku kibuga c'indege nuko turifotoje turatashe nzamsibuka ico gihe mushuti wanje mushuti wanje w'umunyakenya yarambwira ati Frank kubukoze ubukwe ngiye kuguha imodoka nyigendeye micumweru niyo nkigura yari nshasha ico gihe hano ama plaque niho hari hagisohoka KDD ico gihe yari VA tarayimpa imodoka yaragendeye micumweru yarambwiye ngo n'icumweru ngize nyiguze nibwo nkigenderamo ngiye kuyiguha niriya se twagendemo tugiye kwerekana iriya kuri yari nshasha oya tugiye kwerekana yari yundi mushuti wanjye iyo twakoresheje ubukwe none iriya VA niyo yampaye ikiri nshasha arambwira ati nzagaramira buri kintu cyose ari amavuta tujya no kwifotoza ni nanjye uzobatwara araturindira nuko atumva runo rurimi umubwiye nako narimubwiye namushimye arayimpa n'abandi benshi abashuti banjye bagiye bamama modoka gusa byahuriranye na corona ariko amamodoka iyo abantu benshi bari bayampaye ari benshi abashuti banjye ni za bose ni nuko tuvuye kwifotoza turatashe turasezeranye n'abatwambariye turabashimiye nuko baratashe nuko story yarangiye yarangiye none nishaka kukubaza aho ngaho hagati aho ngaho mu rukundo ni iki kintu wibuka nyine cyaba cyarabaye sunda kikubaza gutera
cyaba cyarabaye wibuka nyine nka mu kazi nyine cyarabaye dukundana nyine kigasa nk'iki kigihungabanyije urukundo rwacu. ariko nyine ari umwe wenda muri twe biturutseho. Ari umwe biturutseho? Ndumva ikintu kigeze kunca intege dukundana ni igihe mbona ya message ndanarabivuze. Ntabwo ari ibyo ndi kubaza. Nk'urugero nka cyagiye nyine wigera kumbesha ngo tubivemo kandi twasuye na save the date. Cyagihe impamvu cyatumye cyane mbikora ntabwo cyari ikindi, kwari ugushaka gutestinga uburyo bino bintu bifashe wabyegereje umutima. Uburyo mbikora nasiyo mpita mbibwira mu rugo. Wewe wari guhita ubivuga koko? Bene ayo makuru nubwo yo bari ukuri hari ukuntu yitondesha kugira ngo agere ku bandi ba, so twari guhita ubivuga ka meme nawe. Wowe niki cyakubayeho cyangwa se niki kigeze nko guhungabanya nyine umubano wacu cyagihe twenda gukora ubukwe twarasoye save the date? Nizo nyine nizo challenge nakomeje kuvuga. Umuntu mukundana mukorana biba bigoye cyane. Ikintu cya mbere cyakaza kingura mbwije ukuri kumenya ngo umuntu ngo arambara iki kugira ngo ugaragare neza imbere y'umukunzi wawe. Urumva nubwo twabaga dukundanye nyine umuntu mukundanye ubumutinda wabisaba ngo uri usa neza cyane ubore umeze neza rero kugira ngo umaintaining iyo ntuzi ubore usa neza. Ikindi njye ni nka bitatu nico nyine kugira ngo usa neza wambaye neza kugira ngo nyine ugaragaje neza. Urabona abandi iyo bakundana abandi nyine badakorana aza guhamagara wenda tuzobonana nko kuwa kane akashaka nyine hasi hejuru cyangwa akambara akagenda akabonana asa neza, ariko ibibaze gatwebwe ni mu gatondo twewe twanahoranaga. Uretse ko igihe cya off yawe yari tandukanye n'iyandi, so nicyo gihe wenda tutabonanaga, ariko nabaganzi ko umunsi ukurikira ko turi bubonane. Icyo nicyo kintu nacyo cyari kigoye nyine. Cya kabiri nko kuba haba nk'ikosa mu kazi boss agatonganya umuntu imbere yawe nakaza numva nosezera akazi. Byabaga bigoye ariko byakaza bingora nabyo. Uzi kuba nka boss arajuwe gahantitaye gako aba banyamahanga yo ntiba izo ngibyo ntiba ngwagira respect se ngo guhamagare ku ruhande witazangu nimba muri mu nama mwese aravuga ibyo yishe cyane iyo twabaga turi mu nama twese akamafata umuntu akamubwira amakosa yiwe. No twebwe yari nashaka rimwe na rimwe kumubwira se kamubwira ngashaka kumwatira noneho kubera ko kuramse ndakoye ako nkabona atazabyumva ngo ibiki ukumva biri kukuryana. Kandi noneho yari umugore kandi abagore bano bakaba mwebwe abahungu ntabwo yakaza bakereresha cyane, ariko twebwe abakobwa ni induru za buri munsi. Twebwe nuko nta makosa ntazambona nk'umunyamakosa menshi. Twe nta makosa twagiraga. Ikindi nko kurya hari ukuntu habaga hari aho ngaho abantu bacuruza utuntu tugiye dutandukanye bahushuka bati noneho harajya noneho n'ingunda akantu bose gace muri resitora mugiye kurya amasaha ya lunch ugasanga n'umuntu ari kwirisha utuntu atasanzwe kandi n'abandi bijya bibabaho. Niyo mwasohotse urya nk'uduchips tubiri ukarekera none yibaze noneho ngiye gatwahorana urumva buriya muri kiragi ntaryaga ntashe kubera we. Ahubwo hari ikintu cyantangaje kandi kuri wewe hari ukuntu twabaga twasohotse akenshi twasohoka twaga nko kunywa kofa ahantu kandi kameme kubera ko ari ngiwe bakubwira tusohoke tujye kuganira tujye kunywa kofa ahantu
si yo kofi yawe. Nkunda kofi. Naja twarangiza dusoje ugasanga nishyuye. Ngasanga wishyuye. Buriya nanjye ni bya bindi bavuze muri part 1. N'abakobwa bake. Ngo ntubushaka ngo umuntu wakaza wikaruma ngo batakumenya. Buriya nawe gwari mu rwego wo kugira ngo nagiraga strategy mugani wawe. Wagiraga strategy. Noneho kandi ko babikoze kenshi. Noneho kabyibaza. Si umukobwa azagira ngo none namusohokanye ahantu hahenze ndahafitiye ubushobozi se. Ikintu cya mbere narakoraga. Nani nafite amafaranga twarakorana. Ikintu cyagiye kintangaza cyane mu rugendo rw'urukundo rwacu. Cyaragutangaje. Ugomba gutanga gift. Cyangwa nzongere n'inkwano. Biriya nabyo nani nabikoraga mu rwego rwo kugira ngo nagutwaye ahantu hahenze. Noneho tago njye nagiraga ngo ubone uko ndi kukura nyine mbese ngo ubishye. Ariko buriyaga nabyo mu byo nigaga nabyo biravya nabaze umukobwa arashaka kuba ari macu ukuntu. Umukobwa w'ishuri yibira ingana gutya kandi azi uko ari njye wamuhamagaye nkamutwara tugasohoka. Ati umukobwa hari ukuntu yubakitse. Ndabigushimiye nabyo. Sawa guys, rero murakoze. Niyo love story yacu sinzi niba ndende cyangwa ngufi ariko naho yarangiriye. Ibyo twasize wenda abantu bagenda bandika baratuye ko mutavuza. Nti twavuze buri kantu kose kagiye kaba. Umwaka noneho n'igicyo uvuga umwaka ni nusu dukundana yewe. So hari ibintu byinshi gusa nyine twagiye tubabwira. Twakoze umwe tariki 10 z'ukwa kane 2021. Abantu rero tuzatugira anniversaire abakunzi bacu muzaza mumenya igihe yabereye cyane rwose naho rero love story yacu part 2 tuyigarukirije nayo finale hari makuru nyuma y'ibukwe twavuga kugeza ubu nyine tubanye ko tumeze imyaka tugeze navyo birashoboka murakoze kandi turabashimiye uburyo mukomeje kutwereka urukundo ndetse mukabitugaragariza mu mwandika comment nziza muduhamagara turabashimiye cyane kuko twabibabwiye ubushize nimero zacu ziri aho ngaho ari yanjye ari ya madame ziri aho ngaho hasi rwose ushatse kutuvugisha watuvugisha ushatse kuduha inama wayiduha ushatse kuduha ibitekerezo bitandukanye rwose watwandikira cyangwa ukaduhamagara hanyuma waba ufite ubuhamya ushaka kwabucisha hano nukuri ni karibu uzaduhamagara tumenyesha aho uri twagusange cyangwa udusange ni amahoro nicyo tubereyeho kandi turabashimiye ku bitekerezo byiza mugenda mutugaragariza. Yego amahoro y'Imana bane namwe. Biganiro byacu ni buri munsi ni buri gihe. Yego murakoze cyane. Ciao.